turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kane cya Pasika, tariki 12 Gicurasi 2025. Dore aho tugiye guhurira n'Imana, duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 10 n'umurongo wa mbere kugeza ku 18. Intumwa n'abavandimwe bari muri Yudeya bari barumvise ko n'abanyamahanga bakira ijambo ry'Imana. Petero rero ngo agaruke i Yerusalemu, abagemwe batangira kumugisha impaka bagira bati, ubonye ngo uragenderera abatagemwe kandi ugasangira nabo? Nuko Petero abatekerereza uko byose byagenze, ntacyo aciyeho agira ati, nari mu mujyi w'Iyope ndiho nsenga, nza gutwarwa, maze mbona mu ijuru ikintu kimeze nk'umwenda munini gifashwe mu mfuruka enye, cyururukaga gituruka mu ijuru, maze kiza kinsanga. Uko nakagihanze amaso, nitegereje mbona inyamaswa z'amaguru ane zo ku isi, ibikoko by'inkazi, ari bikururuka ku butaka, ari n'ibiguruka mu kirere. Nuko numva ijwi rimbwira riti, Petero, haguruka wice maze urye. Niko gusubiza nti, oya nyagasani, nabera sinigeze nasamira icyanduye cyangwa igihumanya. Ijwi rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, iki Imana yahumanuye ntukacyite icyanduye. Ibyo biba inshuro 3, hanyuma byose bisubizwa mu ijuru. Ako kanya abantu 3 bari baturutse i Kayizariya bantumweho, baba bahagaze ku rugo nari nacumbitsemo. Roho Mutagatifu ambwira kujyana nabo nta gushidikanya. Abavandimwe 6 muruzi nibo bamperekeje, nuko twinjira mu nzu y'uwo muntu. Ugadutekereza ukuntu yabonye umumarayika wamubonekeye mu nzu ye, akamubwira ati, wohereza abantu Yope, utumire Simoni uhimbwa irya Petero, azakubwira amagambo azagukiza wowe n'urugo rwawe rwose. Igihe rero nterugiye kuvuga, Roho Mutagatifu abamanukiraho kuko natwe tumanukiyeho mu ntangiriro. Ubwo nahise nibuka ijambo rya Nyagasani yavuze ati, Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirizwa muri Roho Mutagatifu. Niba si Imana yarahaye abo bantu ingabire imwe natwe igihe twemeye Nyagasani Yezu Kristo, ngewe rero narinde wo kuburiza mu mugambi w'Imana? Bumvise ibyo baratuza, bakuza Imana bavuga bati, none Imana yahaye n'abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 42, umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko umutima wanjye ugufitiye inyota Mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima, mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe, bijye binyobora inzira, maze bizangeze ku musozi wa Mutagatifu, aho ingoro yawe yubatse. Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsange Imana nkesha umunezero wose, maze uhoraho Imana yanjye ngusingize, gucurangira inanga. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu abwira abafarisayo ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjira mu irembo ry'urugo rw'intama, ahubwo akirukira ahandi, aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramugurira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira uwo ahandi, ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yezu yabahaye icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenya icyo ashakaga kubabwira. Nuko Yezu ati, ndababwira ukuri koko, ni njye rembo ry'intama. Abandi bose baje imbere yanjye ni abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Ni njye rembo. Uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane, kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Njye rero ntazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo, kandi zibugire busagambye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Njye rero nazanye no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo, kandi zibugire busagambye. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi
ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi ugire aho ufungurira abandi kugira ngo binjire musangire ibyiza by'Imana buri munsi. Mu ishuri rimwe iyo baduhaga umukoro devoir à domicile, hagombaga kugira byibuze umuntu umwe waruzi ubwenge washoboraga kurara amajoro kugira ngo aze kudukorera umukoro twese, hanyuma bwacya mu gitondo twajya kwerekana ibisubizo twabonye kwa mwarimu, twese tukaratsinda, twese tukabona amanota angana kandi menshi. Kubera iki? Hari uwaraye akora mu kigo cyacu, nuko tugahembwa kimwe nawe, kandi mwarimu y'ibisubizo byamugeraho akishima ko twakoze twicaye, kandi bamwe twagiye kwiryamira, abandi twagiye kwizerera, hakaza kuboneka byibuze umuntu umwe waraye akora, wiriwe akora, wiyushya kuya akadukorera, nuko tukaza guhembwa. Bakristo bavandimwe, no muri sosiyete zacu uko byagenda kose ntihabura umuntu witangira abandi. Uko byagenda kose hari igihe tubona ibintu byakozwe tukagira ngo byikoze, hagomba kuboneka byibuze uwarushye kurenza abandi. Nubona ibiryo byahiye byageze ku isahani, uzamenye ko hari uwo byokeje, hari uwishwe n'imyotsi, hari uwahoze mu gikona bitegura, hari uwari ugiye gushya, hari uwitanze. Uwo muntu rero utanga amaraso ye kugira ngo abandi barye, kugira ngo abandi babeho, uwo bamwita umushumba mwiza. Uwo witanga kugira ngo abandi babeho bamwita umushumba mwiza. Turi mu cyumweru cy'umushumba mwiza, aho tuzirikana uburyo umushumba yitanga, akitanga intama ze. Umushumba mukuru ni Yezu Kristo, wandi tugomba kumva tukamumenya kandi tukamukurikira. Uwo mushumba mwiza rero niduhamagaye atwibutsa ko agomba gupfa kugira ngo twebwe tubeho. Ngiye intego tujye kugenderaho igira iti kugira ngo abandi babeho. Kugira ngo abandi babeho rero biragusaba, nanjye biransaba kugira uko nitanga. Ako kandi ko tujye kuzirikana, iyo shinga tujye kwitondagura, kwitanga kugira ngo abandi babeho. Biransaba iki? Sacrifice, kwigomwa, bityo abandi bakabaho. Ni kangahe ujya wigundira, ni kangahe ujya ushaka gushisha ariko abandi bakaba bari gushira. Umushumba mwiza nushira kugira ngo abo ashinzwe bashishe. Umushumba mwiza nuwitanga kugira ngo abashinzwe babeho. Amasomo y'umunsi harimo abashumba babiri bagombye kwitanga kugira ngo abandi babeho. Kugura amarembo, uwo ni Petero ndetse na Yezu. Mu isomo rya mbere twumvise Petero ajya mu banyamahanga nyuma yuko abonye Nyagasani amubonekeye. Abayisiraheli, abayahudi bumvaga umukiro ari uwabo bwite, kandi bakagombye kujya bakigundira, bakumva ko ari Nyagasani akunda gusa. Iri somo ry'uyu munsi rirugura amarembo. Petero wari umuyahudi kimwe n'abandi bose, nawe Nyagasani yamujyanye mu mahanga kugira ngo Imana imwereke ko ikunda abantu bose, abanyamahanga, abapagani, abari kure bose ni weza ashaka kuzana. Rero ntidukomeze kwita abandi ko bahumanye, kandi Nyagasani abakunda kimwe natwe. Petero nanjye arampa urugero rwo kugira ngo ndeke abandi binjire, abandi batambuke iwanjye bajya kwa Yezu, bajya mu ijuru. Nongeye ndeba abantu bose njya nita ko bahumanye, abantu bose nshira urubanza, abantu bose ngirira nabi mu mutima, abo bose ndakigeraho, abo bose nahaye akato, abo bose nafunze nkabafungirana, nkumva ko ari njye kamara, nkumva ko ari njyewe ugenda gusa ibyiza, abandi nirimbi, abandi nibo kibazo. Njyewe rero ngakomeza numva ko n'intungane. Petero agufasha nanjye afashe kugura amarembo, kureka abandi bakinjira, kureka intama z'Imana zikinjira. Ngo Yezu Kristo wazutse udutuma no mu mahanga, udutuma kwamamaza inkuru nziza mu mahanga, udutuma no kube, kuko ikimana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Imana ikunda abanyamahanga, Imana ikunda abantu bari kure yayo, Imana ikunda abantu batakiyegera. Nawe rero nanjye Yezu aradutumye kugira ngo tujye gushakashaka abo bazimiye, abari kure Nyagasani ku mpamvu z'icyaha. Na Yezu mu Evanjiri y'uno munsi aratwereka ko ari umushumba mwiza, umushumba udutora igihe twatanye, igihe twatawe, nuko akadukusanya kugira ngo aturagire mu rwuri rutoshye, kugira ngo atubumbire hamwe. Evanjiri irimo iratwereka Yezu Kristo tugomba gukurikira ndetse no gukurikiza,
akenshi dukunze gukurikira abantu bafite akarimi karyoshye, bantu b'abacanshuro, ibisambo. Yezu rero niwe rembo, irembo ry'intama, niwe tugomba kwinjiriraho, niwe uduhamagara. Uyu munsi no kumwitaba kugira ngo tugire neza. Uyu mutwe wa 10, umurongo wa 10 w'Ivanjili ya Yohani, ni umurongo umushumba wese agomba gufata mu mutwe ndetse akawuzirika mu mutima. Intama yose ikawufata mu ikawuzirika mu mutima. Nge nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye, pour crise la vie, kugira ngo bagire ubugingo. Yezu rero arongera twibutse uburyo twitangira. Yezu witanga kugira ngo tubeho, Yezu umena amaraso yo kugira ngo tubeho. Ndahandi Yezu yuzuje ibyo bintu usibye ku musaraba, kwa kwitanga kugira ngo abantu babeho, kwa kubabara kugira ngo Yezu atubabarire. Uwo ni umushumba mwiza. Umushumba mwiza n'ugomba kuvunika kugira ngo intama ze zigire ubugingo, zigende neza, zimererwe neza. Mubyeyi, mu rugo rwawe witanga ute? Witangira ute abana bawe? Muyobozi, witangira ute abo ushinzwe, abo ukoresha? Aho ngaho ujya uvunika ari bugirira. Akenshi mu buzima bwacu dukunze kurangwa no kwikunda, ugasanga twahinduye umurongo wa Yezu yuko umushumba yitangira intama ze, nuko twega tugashaka ko intama ahubwo zitangira abashumba, kandi byaba. Mubyeyi, inkuru ngiye kuvuga, ufata agatambaro kawe kuko arahuza kugera ugafatwa n'ikiniga. Niba koko uri umushumba mwiza, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore yari umurozi mu karere kamwe. Nuko umubyeyi umwe aza kwicaza abana be, ngo arababwira ati, umva rero mwabana mwe, uriya mugore w'umuturanyi araroga, ntimuzigere murya ibiryo yabahaye. Cyo bikora nabaha ibiryo kugira ngo atabarakarira, ejo bundi akazashaka ubundi buryo abica, muzajye mubyakira. Ariko kizabemeza ko ibyo biryo biroze, muzabifate mubishyire mu rukoma, nimubona urwo rukoma rubabutse, muzamenye ko nyine danger de mort, nawe ubiriye wahita ubabuka, wahita upfa. Nuko abana bajya kuri wa muturanyi, dore ko bakundaga kugenderayo, yabahereza ibiryo koko bakabitwara, babishyira mu rukoma, babona rubabutse, ati birarangiye. Abana bakabitereka ahantu bakabijugunya. Wa mubyeyi n'ubundi buri munsi akabahereza ibiryo, abana bakajya gute? Abana bagafata bya biryo, bamara kubipima babona rwa rukoma rubabutse, bya biryo bakajya gute? Bakabijugunya. Ibyo bishuro nyinshi. Wa mubyeyi wabagaburiraga wakibwira ko abana nyine bajya kubirira iwabo, agakomeza abahereza. Abandi nabo ko babifashe babipima babijugunya. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mubyeyi w'umurozi ngo aza gupfa. Ngo kubera ko muri icyo gihe ngo hari ubwoko bubiri bw'amarimbi, ngo hari irimbi ry'abarozi n'irimbi nyine ry'abakristo. Nuko wa mubyeyi ngo amushyingura mu irimbi ry'abapagani, irimbi ry'abarozi, bamuterereye umujugunyo ngiyo. Ngo bavuye kumushyingura, hashize iminsi, babana bagiye kubona, babona hari umukecuru uje abasanga, ngo arababwira ati, bana banjye ko mutagiherutse kungaburira. Babana bibaza igihe bamugaburiye. Nuko umukecuru arababwira ati, cya gihe mujya mufata bya biryo mukabitereka ahandi mukabijugunya ahandi, bita mbifata. Babana bagira amatsiko, kuki utapfuye? Wa mubyeyi arababwira ati, iyo mubiteretse hariya ndabifata nkajya kubisangira n'abana banjye. Ubu rero hari hashize igihe nongera kubona aho mwajyaga mubitereka, njya mpajya ngasanga mutabiteretseyo. Nuko babana bagwa mu kantu, uburyo bya biryo bajyaga babizana bakabitereka, burya hari undi wabifataga, hari abandi babiryaga kandi bakabaho. Babana neza bafatwa n'ikiniga, babwira mama we ibyababayeho, uburyo bya biryo bari bamaze iminsi bagaburirwa na wa mubyeyi, hari undi wabifataga akabirya. Nyuma nibwo waje kurabukwa ko wa mubyeyi wabagaburiraga yarangizaga guhisha ako kanya, agahita afata ibiryo byose, agahita bifata byose n'agasafuriya n'akatuvuge kose, agahita bibahereza. Abana kubera ko bya biryo byari bishyushye, babishyira mu rukoma, rwa rukoma rugahita ruraba rukababuka. Nuko bagahita bafata umwanzuro kuko nyina yari yababwiye ati, ibiryo biraroze. Uzi ko kugira ngo babyemere, baje gufata ibiryo nyina yatetse, nabo babishyira mu rukoma bakabona birababutse. Ati, ubuse mama araroga koko? Nabo ibyo batetse babishyira mu rukoma, abantu rwa rukoma ruhise rwumva rubabutse. Nibwo baje kusubiza amaso inyuma,
basanga koko wa mubyeyi yaheza bitangira akabahereza ibiryo bigishyushye. Babana bati ibiryo biraroze, ubu ni uburozi. Nuko bakabijugunya. Babijugunya rero abandi bakabyifatira, abandi bakabaho neza. Nyuma nibwo baje kwicarana nyina, baratekereza bibaza uburyo wa mubyeyi bamushyinguye mu irimbi ry'abapagani, mu irimbi ry'abarozi. Amarira aba yose, bibaza aho bazahera bamusaba imbabazi. Uburyo bamusebeje, bakomeje kwibaza niyo bazajya kumutabura muri rya rimbi bamushyizemo ry'abapagani, irimbi ry'abarozi, kugira ngo bamushyire mu irimbi ry'abakristo. Na n'ubu baracyabyibazaho. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera gutekereza uko ujya witanga. Icya mbere, uzi ko ushobora kuzamenya amakuru y'umuturanyi uyamenye ku irimbi, amakuru y'inshuti yawe ukamenyera ku irimbi, amakuru y'umuvandimwe ukaba wayamenyera ku irimbi, ukamenya ko umuntu yakugiraga neza, ukamenya ko umuntu yari mwiza, ari uko ubimenye ku irimbi uri kumushyingura. Ni nabyo byabaye kuri Yezu, wa musirikare amaze kumutikura icumu. Yezu amaze gupfa nibwo yavuze ati koko uyu yari umwana w'Imana. Amen, amen. Nibwo uzamenya umuntu ko yari umuntu mwiza igihe amaze gupfa. Akenshi dukunze kumenya abantu ko bari beza bamaze gupfa. Kubera iki? Hari aho twafunze mu mitwe yacu. Kubera iki? Hari aho dutarugurura amarembo. Kubera iki? Hari abantu twagiye dufunga ntitubakingurire. Aturiya n'umupagani, uriya n'umurozi, uriya n'umusambanyi, uriya n'umwicanyi, uriya. Kandi wajya gusanga ugasanga nta n'ikimenyetso urabona, usibye kwagufunga umutwe kwawe, bya bitekerezo byawe bikurimo, nuko ntushake kwakira iby'abandi. Kandi babyeyi mwe, hari amakuru menshi tuzamenyera ku irimbi y'abatugira neza, y'abantu batugaburira, y'abantu batwitangira, ukazamenya bamenye hehe ku irimbi. Icya kabiri twazirikana, hari abantu bitangira abandi mu ibanga, hari abantu babeshwaho n'abandi, hari abatuzwe n'abandi, hari abantu bajugunya ibiryo abandi bakabyifatira kandi bakabaho, hari n'abandi bitanga akakwiha wese, akaguha ibyo afite byose, wowe ukajya ugira ngo ni ubujiji, ni uburyarya, ni uko yabuze aho abishyira. Icyaho ukajya umwita umurozi, uyari kongera nabi. Ariko kera kabaye, igihe uzamenya ko wa muntu yarangizaga guteka, ibyo amaze guteka byose akabiguhereza, uzabyifatamo ute kandi waramugiriye nabi wowe? Yamvuga ugira iti ineza igutanya imbere, inabi ikaguherekeza. Ujye ucunga niba ineza ugira izaguherekeza no hakurya y'imva, kugira ngo inabi utangire uyikuremo, maze ugenze neza, ukore neza ibishimisha Imana buri munsi. Icya gatatu twazirikana, nyuma y'uko twumvise Petero ajya mu banyamahanga agakora ubutumwa Imana yamuhaye, kugarura abanyamahanga akabakingura irembo, Yezu umushumba mwiza aze kugufasha kongera gutekereza aho duhamba bagenzi bacu. Amarimbi muri ino si uzasanga hari amarimbi y'abarozi, aho dushyira abarozi, aho dushyira abasambanyi, aho dushyira abicanyi, ugasanga twabashyize aho ngaho. Twebwe rero tukishyira mu marimbi y'abakristo, aho twagiye duhamba bagenzi bacu. Ibyo birerekeza ku ironda koko, ironda karere, ironda dini, aho bose twagiye ducira umuriro tukabashyira mu muriro. Kandi nabo ari abana b'Imana, twebwe tukishyira heza, kandi ahubwo wasanga ari twe marimbi, ari twe bagome, ari twe babisha. Uyu munsi wongera wikabakaba mu mutima wawe, ureba abantu wagiye wiciramo, ureba abantu wagiye ubikamo, ureba abantu wagiye wijundika, aho wose wagiye ugirira nabi. Hari abo utarabibwira, hari abo wabibwiye, hari abo wagiye wangisha abandi, abana ukabangisha abaturanyi, abaturanyi ukabangisha abana, n'ibindi byinshi cyane wagiye ubika mu mutima wawe, wagira ngo uri ingarani. Nuko rero nawe uze gufungura amarembo y'ukwemera, ureba agatebo wagiye ushyiramo abandi, ya klaseri aho wagiye ujugunya abandi, aturiye ntacyo twavugana, uriya nta gitekerezo yampa. Uyu munsi ni ukugurura amarembo, gufungura abandi bakaduha ibitekerezo, gufungura ukamenya ko na nyina wundi yabyara umuhungu, kureka abandi nabo bagatambuka, gufungurira Nyagasani, maze tureke Nyagasani atwigarurire, atwugurure irembo, twinjire kandi tureke n'abandi binjire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.